Mwaramutse bene data duhuriye kuri uyu muyoboro mugari, aho dukurikirana ibyigisho by'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bavugurura Uwiteka abahire. Njye ubasuhuza nitwa Haguminema Didasi, nkaba mbarizwa mu itorero rya Cyabayaga muri misiyoni y'Uburasirazuba bw'Amajyaruguru. Ntabwo rero ndi njyenyine nk'uko tumaze iminsi dukurikirana kino cyigisho, turi kumwe na mwene data uyoboye iki cyigisho, akaba ari we witwa nitwa Nzabamwita Pierre, nkaba nkomoka mu itorero rya Kabarondo Iburasirazuba bw'Amajyepfo. Akaba ari njye tugiye gukorana cyangwa se kubana muri iyi ngingo. Murakoze. Murakoze rero cyane. Burya mbere na mbere Imana, mbere yo gukomeza iki cyigisho cy'uyu munsi cyangwa se ingingo y'uyu munsi, reka twubahe Imana dusenge. Data twese dukunda uri mu ijuru, twongeye kugushimira ubuntu n'ineza utugiriye, kuba wemeye yuko tugiye kuganirira kuri uyu muyoboro mugari mu kwiga ibi byigisho muri ino minsi mperuka. Twishyize mu biganza byawe kugira ngo utuyoboze umwuka wawe, kandi ngo iri jambo tugiye kuvugira kuri uru rubuga rizagirire umumaro imitima ya benshi, maze nirifasha kandi rikayerekeza ku gitambo kizima ari we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, tuzarushaho gushima izina ryawe. Amen. Urakoze cyane, dukomereze mu buntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane rero, reka nsabe Nzabamwita Pierre kugira ngo adukomereze n'ingingo y'uyu munsi. Se bwakeye amahoro? Bwakeye amahoro, turashima Imana, twaramutse neza kandi Imana ikomeje kugenda iduha n'ubuzima kugira ngo tubashe kubaho neza. Burya udafite ubuzima nta kintu wageraho, ariko reka tuzirikane n'abaramutse batameze neza, barwaye cyangwa se baramukanye izindi mpamvu, impanuka n'ibyago bitandukanye, nabo tubifurize kugubwa neza muri iki gitondo, kandi abo turi kumwe Imana ibaha umugisha muri iyi ngingo tugiye kwiga ivuga ngo ukwezwa k'urusengero ruzima. Ingingo y'ejo yaratubwiraga ngo ahantu Imana iri haba ari ahera. Batubwiye cyane cyane yuko umugambi w'Imana ari ugutura mu muntu, umuntu akaba urusengero rw'Imana. Niyo mpamvu igihe umuntu ahindutse urusengero rw'Imana, n'ibimuvamo bigomba kuba ari ibyera. Ibyo avuga, ibikorwa, imico, ingeso bye byose bigomba kuba ibyera, kubera ko aho Imana iri burya haba ari ahera. Ingingo y'uyu munsi rero, ukwezwa k'urusengero ruzima, ku kibazo cyayo cya A barabajije bati: ni iki dukwiriye gusobanukirwa cyerekeranye n'uburyo tubayeho imibereho itagira gifasha mu gushaka uko twakweza urusengero? Ni iki dukwiriye gusobanukirwa muri iyi mibereho tubayeho itagira gifasha? Yeremiya 2:22, Yobu 14:4. Reka dusabe mwene data Didasi adufashe mu isomo. Haranditswe ngo: kuko naho wakwiyuhagiza Shura ukagira n'isabune nyinshi, ariko imbere yanjye ibyaha byawe byaraguhindanije, niko Umwami Uwiteka avuga. Yobu 14:4. Haranditswe ngo: ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye? Ntawe. Aya masomo yombi aragaragaza yuko nta muntu wabasha gukura ikintu gitunganye mu kintu cyanduye. Nubwo wakwiyuhagiriza Shura, isabune y'abameshi, ntabwo wabasha kwiyeza, ntabwo bishoboka. Mu mwuka w'ubuhanuzi wifuzwa ibihe byose ku ipaji 161 baratubwiye bati: nta muntu ku giti cye washobora kwirukana uruhuri rw'ibibi byamaze kwigarurira umutima we. Aha hantu humvikane neza, nk'uko Isirayeli itashoboraga kwirukana
biriya bintu byari byamaze kwivanga mu rusengero. Ni nako uyu munsi umutima w'umuntu iyo wahindanye nta muntu wabasha kuwuhindura mushya ngo were, ntibishoboka, ntawe. Reka dukomeze ku ngingo ya B twumve uko batubwira, turabasha gusobanukirwa n'iki cyigisho. Ku kagingo ka B baratubajije bati, mbese ni irihe banga ryo gushobora guhagarara imbere y'Imana yera dufite imitima iboneye? Ni irihe banga ryaboneka ku muntu ryatuma abasha guhagarara imbere y'Imana yera afite umutima uboneye? Koko ni irihe? Reka twumve Ezekiyeli 3:25 kugeza 27, Zekariya 3:3 kugeza 5. 3:6. Ezekiyeli 3:6 kugeza ku wa 37 kugeza ku wa 27. Nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana, mbakuyeho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremwo umwuka mushya. Nzabakuramwo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremwo umutima woroshye, kandi nzabashyiramwo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Zekariya noneho 3:3 kugeza 5. Zekariya 3:3 kugeza 5. 3:5. Yego, Zekariya 3:3 ugeze 5. Haranditswe ngo, kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga, ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira abari bamuri imbere ati, nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati, ngukuyeho gukiranirwa kwawe, kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Ndategeka nti, nimumwambure igitambaro cyiza, nimumwambike igitambaro cyiza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda. Marayika w'Uwiteka yari ahagaze aho. Urakoze cyane. Aya masomo yose aratugaragariza yuko hari udukorera igikorwa cyo kutweza. Nzabanyanyagizaho amazi meza, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbaho umutima woroshye. Iki nicyo gikorwa dukeneye. Dukeneye kuvunjirwa, dukeneye kwamburwa imyambaro mibi yanduye, tukambikwa imyenda yera. Iki ni igikorwa. Iki gikorwa se ninde mu by'ukuri ukidukorera? Ubundi ibi byavugwaga kuri nde? Ibi byavugwaga kuri Kristo. Niwe wagombaga kuza agakora igikorwa cyo kudukuramo umutima ukomeye nk'ibuye, akaduha umutima woroshye, akatwambura imyambaro y'ibizinga, akatwambika imyambaro ye myiza cyane. Reka dusome mu mwuka w'ubuhanuzi mu wifuzwa ibihe byose ku ipaje 108, noneho twumve uko batubwira kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibi bivuzwe haruguru uko bisobanuka. Yakobo yacumuye kuri Esawu icyaha gikomeye, ariko yari yamaze kwihana. Yari yamaze kubabarirwa igicumuro cye, n'icyaha cye cyakuweho. Bityo rero yashoboraga kwihanganira ihishurwa ry'uko Imana ihari. Yakobo yacumuye kuri mwene nyina Esawu amwambura umugisha, ariko yarihanye aranatura. Yari akeneye rero no kugira igihamya kigaragaza yuko Imana iri kumwe nawe. Yego. Ariko igihe cyari cyose abantu bazaga imbere y'Imana bakigundiriye icyaha bararimburwaga. Reka nsubire hejuru ho gato. Ariko igihe cyose abantu bazaga imbere y'Imana bakigundiriye icyaha bararimburwaga. Mu kugaruka kwa Yesu bwa kabiri, inkozi z'ibibi
zizakongorwa n'umwuka uva mu kanwa ke, umwuka uva mu kanwa k'Uwiteka, kandi bazicwa no kuboneka ko kuza kwe. Urwa kabiri rw'Abatesaloniki 2:8. Umucyo w'icyubahiro cy'Imana uhesha abakiranutsi ubugingo niwo uzica inkozi z'ibibi. Aha biri kumvikana yuko umuntu wese Imana iza kugaruka kwa Kristo kuzasanga akigundiriye icyaha kiryamye mu byaha, azicwa n'ubwiza bwa Kristo, cyangwa se azicwa n'umucyo wo kuboneka kwe. Mu gihe cya Yohana Umubatiza, Kristo yari ari bugufi kwerekanwa nk'uhishura imico y'Imana. Kugaragara kwe niko kwagombaga guhishurira abantu ibyaha byabo. Gusa binyuze mu kwemera gutandukanywa n'icyaha, bagomba kwinjira mu musabano nawe. Abakiranuka mu mitima yabo nibo gusa babasha guhagarara imbere ye. Aha harumvikana neza yuko umuntu wese uzabasha guhagarara imbere y'Imana ni umuntu utakigundiriye icyaha, ni umuntu wihannye icyaha kandi akababarirwa. Umuntu wese utarababariwe ntabwo azashobora guhagarara imbere y'Umwami Imana. Reka dukomeze, ni ku ipaje 161, 162, uwifuzwa ibihe byose. Ni Kristo wenyine ubasha kweza urusengero rw'umutima. Yesu atabonetse, udafite Yesu ntabwo ubasha kugira umutima wejejwe, ntabwo bishoboka. Ariko ntazinjira ku mbaraga, oya, ahubwo abo yaremye arababwira ati nimureke tujye inama. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, kandi uwumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjirwe dusangire. Urumva rero birasaba yuko umuntu wese yakingura, Kristo akinjira akabana nawe. Ntabwo aza mu mutima nk'uko yaje muri rwa rusengero rwa kera afite ikiboko, ahubwo aravuga ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Byahishuwe 3:20. Ntabwo azaza by'umunsi umwe gusa, kuko aravuga ati nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo, kandi izarohera imuhengeri w'inyanja ibyaha byose. Urwa kabiri rw'Abakorinto 6:16, Mika 7:19. Nawe waza kuhasoma uramutse ufite hafi Bibiliya, ukumva uko aya magambo akubwira, ariko nayo ngayo nyine tumaje gusoma haguruguru. Kugaruka kwe kuzahanagura kandi kweze imitima. Kugaruka kwe kuzahanagura kandi kweze imitima, kugira ngo ibere Uwiteka insengero zera, kandi kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Befeso 2:21-22. Ni uwifuzwa ibihe byose twasomaga ku ipaje y'161, 162. Noneho ku ipaje 166 uwifuzwa ibihe byose, mutega amatwi mwumva amagambo ahari. Baratubwiye bati ubwo Yesu akorera mu buturo bwera bwo mu ijuru, aracyanakorera no mu itorero rye ku isi binyuze mu mbaraga y'Umwuka wera. Uwo ni uwifuzwa ibihe byose ku ipaje y'166. Iri jambo ndagira ngo muryumve neza bantu mwese turi kumwe kandi mukurikiye iki cyigisho. Ubwo Yesu akorera mu buturo bwera bwo mu ijuru, ni ikimenyetso cyerekana yuko no mu buturo bwe bwo mu isi Yesu ahari arimo kuhakorera. Uwo murimo uracyakorwa na n'uyu munsi. Reka turekera ahangaha ingingo y'uyu munsi, kandi Uwiteka abaha umugisha. Imana ibakomeze, Imana ibahire, kandi mukomeze gukurikirana ibi byigisho. Niba ari bwo bwa mbere ukurikiranye iki cyigisho, turakwibutsa gukanda kuri subscribe kugira ngo ibi byigisho bijye bikugeraho buri gitondo, tubashe gusangira ingingo ku ngingo. Imana ibahe umugisha.